ubwo abana bari mu nzu bari kwikinira bimereye neza rwose. Ako kanya hari uwahise winjira, noneho umwana umwe witwa Divine ahita yihisha ku rugi. Ubwo ngubwo uyu mukobwa winjiye yahise afata ibibaraga byinshi maze birahurira kuri uyu nguyu, ahita ahinduka ibitoki. Ako kanya umwana wari uri hariya yitwa Divina ahita atangira gusakuza ari gutabaza ati mama, ati vuba urebe ibibaye. Maze uyu murozikazi arangije aramubwira ati ceceka, ati ndavuze ngo uceceka ntugire ikintu uvuga. Gusa uyu mwana we ntabwo yari ari guceceka, ahubwo yaragumye ahamagara mama we ari kuvuga ati mama vuba urebe ibiri kubera hano, kurikira filime witonze. Maze uyu murozi ahita abwira uyu mwana ati Divina, ati ceceka ibingibi bigiye kuba ibitoki, ni ibitoki murahita mugira ibiryo byo kurya, murahita muteka, ukurikire filime witonze. Aravuga ati ntubibwire mama rwose, ntubibwire mama wawe. Gusa uyu mwana we yaragiye ahamagara mama we ari kuvuga ati mama, uyu murozikazi yatangiye kwikangamo, barakwereka mama Divina yahise aza ako kanya aza ari kuvuga ati bigenze bite, ukurikire filime witonze uraza gusobanukirwa. Mama Divina yaje abaza umukobwa ati umpamagariye iki. Maze uyu mwana we atangira gutunga uyu murozikazi urutoki ari kuvuga ati shanse. Maze uyu mubyeyi abaza uyu murozi ati ibyo ari kuvuga ni ibiki, ukurikire. Maze uyu murozi aravuga ati ibyo ntabwo mbyitaye, nta nubwo mbizi ibyo ari kugamba, ati ahubwo njye nari mbasuye, nari mbanzaniye igitoki cyo kurya, ukurikire filime witonze. Aravuga ati naho ingibi uyu mukobwa wawe ari kuvuga njye ntabyo nzi kuko ngeze hano maze aba ari bwo atangira kubivuga, nako nshobora kuba nsanze ari kubivuga, ukurikire filime witonze. Uyu mwana Divina atangira kumushinja ari kuvuga ati ibi bitoki ntago ari ibyo uzanye, ati ni umwana wacu afasha amuhindura igitoki, ati abikoresha ni shansi, iki ntago ari igitoki ahubwo ni shansi. Maze nyina akavuga ati sibyo bintu birashoboka. Ubwo uyu mukobwa nawe akisobanura ari kuvuga ati iki gitoki ngiturukanye hanze, ntabwo ngikuye mu iyi nyubako, ati ahubwo nari nkibazaniye, nimugifate mujye kukibika muraza kugiteka rwose. Ubwo nyina akumva ko ibi bintu nyine bidasanzwe, ari umuntu bagemuriye ibingibi uyu mwana we ari kuvuga bitashoboka. Maze umwana we akomeza kumubwira ati mama ibintu ndi kukubwira ni ukuri, ati twe twicaye hano muri salo. Maze uyu mukobwa arinjira, akimara kwinjira ahita afata shansi amuhindura ibitoki, ati wowe nuko utabyumva, naho ibyo ndi kukubwira ni ukuri. Maze uyu murozi aravuga ati sibyo bintu birashoboka, ati mwakire rwose. Maze barakwereka yatangiye kubimuhereza. Maze uyu mwana aravuga ati bimusubize. Uyu mwana akavuga ati bimusubize, ati ibi bintu ntabwo ari ibitoki ahubwo ni umwana wawe uraba ugiye kurya, ibi bintu ndi kukubwira njye mbihagazeho kandi uraza gusanga ari ukuri. Uyu mwana kandi twe turabizi ari no kuvugisha ukuri. Maze uyu mubyeyi aravuga ati wa mwana uri mu biki, ati Divina uri muzima, ati tuza, ati ntabwo umuntu rwose yakifata ngo ahindure undi bitoki, ati ibyo bintu ntabwo bishoboka, gusa twe turabizi ko ari kuvugisha ukuri. Mw'abantu mwe mutajye mwizera ibyo abana banyu bababwira, uyu mwana ibyo ari kuvuga ni ukuri, gusa nyina we ari kubitesha agaciro. Maze uyu mwana aravuga ati mama ndakwiyamye guhora uri kumfata nkaho ndi kuvuga ibinyoma, ati kuko ibyo ndi kuvuga ni ukuri. Maze uyu mubyeyi abwira uyu mwana ati si ibyo uri kuvuga bihuriye hehe n'ibyo ndi kubona. Maze uyu mubyeyi aravuga ati rwose mutubabarire kubera ko umwana wacu ari kubagirikaho ibintu bidasanzwe. Maze uyu mukobwa aravuga ati si none uyu ko ari umwana mutoya, ati nta kibazo rwose. Uyu mwana mutoya nawe aravuga ati mama, ati ndakwiyamye, ati gabanya ubugoryi, ati ni ukuri kw'Imana ibyo bintu ndi kukubwira ni ukuri, ati fungura amaso yawe nurangiza uhamagare shanse umbwira ahantu ari, ati twari turi kumwe hano mu rugo nahoze mbikubwira inshuro nyinshi, ati kandi njye nkubwiye yuko ibyo ndi kukubwira ari ukuri. Maze uyu mubyeyi aravuga ati wa mwana we utangiye kurengera, utangiye kumbwira ngo ntabwo ndi muzima, ati hari igende gukora muri ibyo bitama, ukurikire.
ati ni gute umuntu afata igitoki umwana akamuhindura igitoki, maze wa murozikazi afata igitoki agihereza uyu mwana nako uyu mubyeyi, gusa uyu mubyeyi we ntabwo yari ari kugira, uyu mubyeyi we yaragwite yakira ibi bitoki adashidikanya rwose, ahita apfa kubifata uko yiboneye, ntabwo yari kumva ko ibi bintu bitabaho. Ukurikire filime witonze uraza gusobanukirwa nyagasani. Ubwo uyu mukobwa aravuga ati reka njye nigendere, gusa yashaka kugenda uyu mwana akamubuza. Ukurikire uyu mwana aramubwira ati buriya ntabwo urava hano udafashe ibi bitoki ngo bisubize kubihindura umwana wacu. Ukurikire ubwo ngubwo maze uyu mwana Divina ababera ibamba, yanga ko uyu mukobwa asohoka, gusa uyu mukobwa yari ashaka gusohoka kugira ngo barye ibi bitoki babe bariye ubuzima bw'umwana wabo. Mama Divine aramubwira ati fungura urugi maze usohoke. Divine aravuga ati ntabwo nabyemera, ati ibyo bintu ntabwo bishoboka, ntabwo yava hano mu iyi nzu. Umwana rwose yakoze imyigaragambyo ku buryo uyu mukobwa atari gusohoka mu iyi nzu atari yafata uriya mwana ngo amuhindure umuntu muzima. Kurikira filime wowe witonze uri bwaze gusobanukirwa. Ukurikire maze uyu mubyeyi atangira kubwira uyu mukobwa ati utubabarire ku bintu byose biri kubera aha ngaha. Maze uyu murozikazi aramubwira ati bwira uyu mwana wawe reke nigendere. Maze uyu mwana aravuga ati mama njye ntabwo nareka ngo agende atarahindura ibi bitoki, atarabisubiza umwana wacu ushanse. Ukurikire maze uyu mukobwa aravuga ati njye muri kunjagaraza, muri gutuma mu mutwe handya, ati kandi ibintu uri kubabwira muraza gusanga ari ukuri. Maze uyu mubyeyi atangira kuvuga ati ndakora iki koko, ati ndizera ndeke nde. Maze uyu murozikazi atangira kubona ko nawe byamucanze. Ukurikire uyu mwana yari yamubereye ibamba rwose. Ahangaha bagiye mu mpaka rubura gica, maze uyu mubyeyi birangije biramurenga, aravuga ati ubu ngubu ndakora iki? Aravuga ati Divine ariko uyu mukobwa asohoke hano yigendere. Maze uyu mukobwa aravuga ati nibyo rwose nandike nigendere. Uyu mwana aravuga ati njye ntabwo nabyemera, njye ntabwo natuma asohoka ahangaha, ati kandi mama nawe uje uragira ubwenge. Barakwereka uyu mukobwa bari bamaze kumwemerera ngo asohoke, gusa uyu mwana sinzi ahantu aramuca. Uyu mwana yaraje ahita amufataho, afata kuri bya bibaraga bye atangira kumukubita. Ukurikire filime witonze. Uyu mwana yaramugukubitiye, aramukubita arongera aramukubita, kubera ko uyu mwana imbaraga yari afite zari zirenze izo uyu mukobwa yari yakoresheje kugira ngo afate uriya mwana amuhindure ibitoki. Ubwo ngubwo uyu mubyeyi yatangiye kumigwa, yatangiye kubona yuko uyu mukobwa ari umurozikazi, kuko umuntu utari umurozi udafite ibindi bibaraga agenderaho izi mbaraga ntizamufata. Ubwo uyu mwana nawe yabwiye nyina ati tuza nkwereke yuko ibyo ndi kuvuga mbihagazeho. Atangira gukubita uyu murozi, noneho akoresheje imbaraga. Nyina we atangira kubibona ukundi, atangira kubona yuko yari ari kurengera ikibi. Ukurikire uyu mwana arangije aramubwira ati mbari gatatu wafashe uriya mwana wamuhinduye, wamusubije ubumuntu bwe. Ukurikire ubwo ari kuvuga mu murumuna we nako mukuru we Chance. Ubwo uyu murozi baragiye baramugukubitira itaka riratumuka. Uyu mwana Divine yaravuze ati mama, ati reka nkwereka yuko ibyo nakubwiraga ari ukuri kose. Maze nyina aravuga ati ntabwo nabyizera, ati ntabwo nakwizera yuko wavugaga ukuri wa mwana we. Ukurikire gusa uyu mwana nawe yari afite imbaraga zidasanzwe, ndetse ariko nkwibutsa gukanda subscribe, share na comment kugira ngo tujye tubana mu gasobanuye ka buri munsi. Uyu mwana bari bamuyobeyeho batazi yuko nawe arenze. Uyu murozikazi ntabwo yari amuzi. Maze uyu murozi atangira kuvugishwa, ariko avuga ati yo mumbabarire, ati ninjye wafashe uyu mwana maze muhindura ibitoki, ati mumbabarire rwose. Gusa uyu mukobwa
yari akimukubitisha ibibaraga bye, nta n'imiyaga yari kumushiramo na nkeya, kuko nawe yari yabanje kumuhendahenda igihe kirekire ntiyamwumva. Barakwereka mama yumvise ayo magambo avuzwe n'uyu murozi yikanzemo, aravuga ati bishoboka bite? Yifata ku munwa yarumiwe. Ukurikire maze uyu mukobwa aravuga ati ni ukuri ibyo uyu mukobwa wawe akubwira ni ukuri, ubwo rero munsabirire imbabazi ambabarire, maze nindangiza ibyo nangije mbisubize ku murongo. Maze uyu mwana we Divina aravuga ati urabikorera ikibi n'icyiza, ati ntabwo turi kuguhendahenda, ati kuko nawe ntabwo urava hano uri muzima. Ubwo ngubwo Divine aramubwira ati ndavuze ngo gira vuba vuba, ndavuze ngo gira. Ubwo yari ari kumutegeka, none ntabwo yari akimuhendahenda, yaravuze ati gira vuba ufate chance, ufate urwo rutoki rwawe urusubizemo ubumuntu. Ubwo ari kuvuga ngo arusubizemo umuntu yarukuyemo, maze aravuga ati mbabarira. Gusa yari yahamutse nawe yari yakubiswe bya danje. Maze uyu mukobwa barakwereka yatangiye afata igitoki, gusa nawe ibyo bari kumukorera ntibyari bimworoheye, bari kumwotsa igitutu, bari kumubwira ati gira vuba vuba, ndavuze ngo gira vuba. Uyu murozi yari yemeye, baragiye baramukubita ku buryo ari ubwa mbere yari akubiswe bingana guca, ndetse yari abonye umuntu ufite imbaraga zirutize mu buzima bwe. Ubwo barakwereka yarongeye afata rwa rutoki araruterura, barakwereka chance yahise avamo nyagasani. Ubwo muri cya gitoki hahise hongera havamo umwana w'umukobwa, ndetse umeze neza uwo bari bangirije. Nyina yaragiye aramuterura, aravuga ati wawe ntabwo nari nzi yuko ibi bintu wabikora wa mukobwa we, ati njye numvaga bari kuvuga nkagira ngo bari kukubeshera nyagasani. Ubwo ngubwo mama yarumiwe ndetse anaratangara, aravuga ati ni gute watinyuka gukora ibi bintu wowe? Maze uyu murozi aravuga ati nimumbabarire, nari nakinishije ikipe idakinishwa, ndabinginze rwose nimumbabarire nze gusohoka hano ndi muzima. Maze uyu mukobwa atangira kubaza mukuru ati uri kumva umerewe ute? Kuri uramubwira ati njye nta kibazo, ahubwo reka tumenye iby'uyu murozikazi. Maze uyu mubyeyi nawe yatangiye guhata uyu murozi ibibazo, ariko umubaza ati ni gute watinyuka ugakora ibi bintu? Maze uyu murozi aravuga ati rwose nimumbabarire nari nabibesheho, ati ntago nzongera. Atangira kubwira uyu mubyeyi ati bwira umwana wawe ambabarire, ati ndakwinginze munsabira imbabazi ntiyongere kuza kunkora, ati kuko narangije kumva, ati nananiwe cyane, ati bitewe n'ibyo yankoreye birahagije. Ukurikire atangira kumubwira ati nta nubwo nzongera gukora n'ubugome nk'ubu ngubu, ati kuko uriya mwana nari mugiriye nabi, nari muhinduye ibitoki kugira ngo abe ari weho urya urubyaro rwawe. Ukurikire filime witonze urebe ukuntu abantu ari abagome. Ubwo yavuze guca uyu mugore yikangamo, maze uyu mwana w'umukobwa arangije aravuga ati wari umpinduye ibitoki kugira ngo mama abe ari wundya kandi yaranyibyariye. Maze uyu mukobwa Divine aravuga ati niko byari bimeze, ati ubwo yadusangaga twicaye hariya yahise guhindura ibitoki kandi uriya mwana ntabwo yari abizi. Maze uyu mama Divine aravuga ati si ibyo byari kukungura iki? Byari kukumarira iki? Ukurikira filime witonze. Maze uyu mukobwa aravuga ati rwose ndi gusaba imbabazi, ndakwinginze sabira uyu mukobwa wawe imbabazi ntiyongere kugaruka kunkoraho. Maze uyu mugore aravuga ati nta mbabazi ukwiye, ati abantu nkamwe ntabwo muba mukwiye imbabazi, ati nibagukorera ibyo bashaka, ati kuko nawe nta mbabazi wari ugize ubwo washakaga kungaburira umwana wanjye, ati ibyo bintu wari ushaka gukora ubwo ni ubugome ndengakamere. Ukurikire filime witonze. Maze uyu mukobwa aravuga ati ariko nabyumvise, numvise yuko nibeshe bitewe n'ibyo nari nkoze. Barakwereka uyu mugore nawe yararakaye, yashatse no kumukubita n'inshi. Maze uyu mwana w'umukobwa aravuga ati ngiye kuguhindura umusazi, ahita amubwira ati hinduka umusazi wa gicibwa we, hinduka igicibwa. Ubwo barakwereka uyu murozi yatangiye guta ubwenge, atangira kuyisetsa. Ukurikire abangaba barimo bareba. Uyu mwana yari afite imbaraga zidasanzwe.
ubwo aba ngaba baritegereje bareba ukuntu uyu mukobwa ari guhinduka, yatangiye kuvuga amangambure, ari kuvuga amagambo apfuye nyine nawe nk'umusazi uri kubyumva, atangira kwisaza ndetse no kubasarana, ari kwisetsa ari kuvuga ati ubu ndabaziye, ati we muri bande. Ubwo uyu mugore atangira kugira ubwoba, uyu murozi yari atangiye gusarana ka gakobwa n'ubundi yari yahinduye ibitoki. Barakwereka mama Divine yahise atangira gufungura urugi vuba vuba kugira ngo uyu murozi nako ubu yabaye umusazi asohoke mu iyi nyubako. Barakwereka mama Divine yaravuze ati sohoka, uyu murozi atangira kuza kumusarana. Ubwo ngubwo bahise bamusohora bahita bafunga kugira ngo atongera kugaruka. Uyu mwana disi yari abikoze, yaratabaye ubuzima bwa mama we ndetse n'ubwo uyu mwana yarakoze ibintu bikomeye cyane bitewe n'imbaraga nyinshi yari afite. Ukurikire filime, ubwo uyu mwana basigaye bamushimira, wa murozikazi yagiye ndetse yagiye nabi kuko yari yabaye umusazi. Ubwo ngubwo n'agasobanuye kacu nuko kari kugenda kerekeza ku musozo. Tuzahurire mu gasobanuye kubukurikira. Bye bye, ndabakunda naho ubutaha.